Bakunzi ba Cyomoro Vete TV ndetse n'abandi bashyashya mukomeje kuza mutugana, turabibutsa yuko tudafasha abasanzwe bari mu bworozi gusa, ahubwo n'abifuza kubutangira turabafasha, tubagira inama, turabahugura ndetse tubereka uburyo bagakwiriye korora neza kinyamwuga. Si ibyo gusa mwaba muzi n'ikindi se agashya, ni uko tubafasha no kubaka ibiraro byiza bya kijyambere, ibyo ari byo byose mu ngurube, mu nkoko, mu ihene ndetse no ku bworozi bw'inka. Si ibyo gusa, n'abandi mukeneye gukora ubundi bworozi butari ubwo tuvuze turabafasha. Si ibyo gusa, ndetse abafite amatungo ayo ari yo yose turayakingira. Wowe waba ufite itungo ritarakingirwa, waduhamagara kuri nimero yo kwa Cyomoro Vete TV. Si ibyo gusa kandi ndabibutsa yuko tugomba no kubafasha kubereka ibyororo byiza mutangiriraho mworora, maze ugasarura ukongera ugasarura. Nje gusura umuvandimwe Cyomoro Vete TV, ndifuza yuko agira byinshi ampuguraho ku bworozi bw'ingurube. Noroye ingurube ariko simbisobanukiwe, nkaba nifuje kumugana nk'umuntu ubihugukiwe, umuntu ubihoramo, umuntu uhugukiwe ibintu byo korora amatungo. Ndashaka yuko angira inama mu bijyanye n'ubworozi bw'ingurube, kugira ngo ingurube zanjye uyu mushinga ninjiyemo ubashe kumbyarira umusaruro nifuza. Naze rero asuhuza abakunzi be, habaye ikaze, dutaramane muri iki kiganiro. Murakoze. Murakoze cyane, ariko muraho neza, murakomeye. Turakwakiriye kwa Cyomoro Vete TV. Murakoze, tuguhaye ikaze, wumve wisanga. Nshuti zanjye muraho neza, murakomeye, nshuti bavandimwe. Uyu munsi rero twagize umutumirwa cyangwa se umworozi umwe waje atugana, atubwira ko hari ibyo akeneye. Ariko mbere na mbere mbanjije kubasabira umugisha, sinjya nsimbuka ku kantu. Imana ibaha umugisha mwinshi, amahoro, ibyishimo no kuronka mu byo mukora byose. Rero navuga ntireka aka kanya ngaharire umutumirwa wo kuri Cyomoro Vete TV atubwire ikimugenza. Murakoze cyane kumpa ikaze kuri Cyomoro Vete TV. Nababwiye yuko ndi umworozi mushyashya winjiye mu bworozi bw'ingurube, ariko nubwo mbyinjiyemo mbihururiyemo kuko mbona n'abandi babikora bakabona umusaruro, ingurube zikabyara zikororoka bakabona amafaranga. Bamwe ndashaka agafaranga. Ubu rero impamvu nje ahangaha ni ukuri pe, nakunze ibiganiro byawe, narakubonye, numva channel yawe ndayikunze, ndavuga nanjye ubwo ninjiye muri uyu mushinga, ahari uyu muntu niwe wamfasha. Nkeneye kuba inshuti yawe, nkeneye mbese kukwegera kugira ngo ndebe ko ari amafaranga nayakabakabaho. Rero ikintu nashakaga ko ungiraho inama, nubwo izi ngurube ngiye kuzorora, ni umushinga natekereje mupanga, kubera ko nari mbonye igishoro, nta kazi nari mfite. Ndavuga n'ibyo ari byo byose, aho kugira ngo nicare mu rugo nkeneye kurya, nkeneye gusaba umugabo akana ako ari ko kose, ubona ari ibintu biteye isoni. Ndavuga rero ibyo ari byo byose, ubwo nari mbonye agashoro gake, naguze ingurube ebyiri zonyine. Ndavuga ni izi ngurube ebyiri ngiye kuziheraho, nirirwa nicaye hano mu rugo, sinzi korora pe, ntabyo nzi, niyicana nta n'iminsi 3 ishize nyibonye. Gusa nasanzeho nimero zanyu niko kubahamagara. Ngize amahirwe ndavuga ni rero aka ni akandi kantu Imana impaye, kuba imvumburiye ahantu nshobora kuba nakura ubundi bumenyi. Nubwo ngewe nari ngiye kubyinjiramo, nuko mbona n'abandi baturage bazifite, ukabona umwana agiye kujya ku ishuri, umuntu yihinnye hariya agurishije ingurube, umwana aragiye, turaho dukanuye amaso, twirirwa turya amatike n'ibijumba, nta kandi kazi, ngo urategereje ngo umugabo aze, ngo ubwo wamaye ibi. Abagabo baranagowe. Ndangije rero ndavuga nanjye ngiye korora ingurube. Nizo nabonaga zibyara cyane, aho nabikopeye ku baturanyi nkabona zirabyara cyane. Noneho n'ibindi
wenda nkenerwa nk'ikiraro. Nagiye ku muturanyi ndamwegera, mbese mubaza ese harasabwa iki kugira ngo iki kiraro kiboneke. Urabizi ibintu byo mu mudugudu n'abaturage n'ishyari, hari n'igihe umubaza ikintu ukabona arakubwira bihushura, ntabwo ashaka kwinjiramo, umukirane umwigane nawe uzamuke. Rero mbona arimo arambwira ahushagura, ariko nyine nanjye ndavuga ninjiye mu mushinga kandi ndawukora, natabimbwira iki gihugu si we woroye wenyine, nzabibaza n'abandi. Ngize amahirwe rero mbanguye kuri iyi cano yawe, nsanga ibintu by'ubworozi ni ibintu mubamo, ni ibintu musobanukiwemo cyane. Ndavuga ni noneho rero nta mwanya mfite wo gusoma, ahubwo ngenda ndashaka kubonana n'uyu muntu akambwira, akangira inama. Bivuga ngo izi ngurube zanjye namaze kumenya ibyo zirya, sibyo? Ariko ibyo zirya nimbikubwira wumve yuko ari ibyatsi, wumve yuko ni bya biryo twasigaje n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibigurwa biriya biryo bavangira amatungo byo ntabwo ntabimenya, ariko ibyo bindi byo ngenda mbihigahiga. Bivuga ngo nzimaranye ibyumweru 2. Rero nza kugira ikibazo, ndavuga ese ishobora kurwara, ishobora no kugira ikindi kibazo. Nifuje kumenyana nawe kuko ikintu nshaka kumfasha, ndashaka yuko igihe zagize ikibazo ubona zitarimo kurya neza, zishobora kurwara nk'uko natwe abantu turwara, ese wenda njye nguhamagara umbwire uti bigenze gutya na gutya. Ahubwo nkibaza, urabinyemerera ko ibyo bintu uzajya ubimfashamo? Kuko hari n'umuntu usaba serivisi akavuga ati ibyo se nabyiviramo. Gusa bitewe n'uko ari akazi mwebwe mubamo, ni nayo mpamvu nabiyambaje. Nakubye uburyo umuturanyi wanjye namwegereye nkabona hari ibyo arimo nkinga, nanjye ndavuga ni ntacyo, reka nkore utwibanze, ibindi nzagenda mbyigira no ku bandi hirya no hino. Si we wenyine woroye mu gihugu. Ikiraro ndacyubaka, ingurube nzitereyemo. Kugeza iyi saha nta kibazo kirekire zari zagira, kuko urumva nta kandi kazi mfite. Ndabyuka nkirukanka kujya gushaka ibibabi by'amateke, imirima y'abandi ahubwo bazayitereramo inkota ndakura. Urumva nkagenda nkatabira, nkazana twateka, nkafata ibijumba nkatogosa, nkabikatakata. Umva mba nagerageje, sibyo? Ubu ibyumweru 2 nzimaranye nta kibazo ziragira. Noneho uzi ikintu ugiye kumfasha? Mbabarira umbwire utworoheje, ariko ko n'ubushobozi ntabwo buraboneka. Nibura igihe wenda habuze ibyo biryo byo ku gasozi, umuntu ajya gutabira ibyo bibabi by'inuza byose, n'ibyo biryo byo mu rugo hari igihe n'umuntu arya ntanasigaze, sibyo? Ese igihe byabuze ariko umuntu akaba afite udufaranga dukeya abitse mu nzu, ndashaka kugira ngo noneho unyereke uturyo tworoheje nshobora kuba nagura mu iguriro. Nabyo nabibonyemo yuko biriho, ariko ndakubwiye ni n'amamega ajya abura, wa muntu n'amamega arabura. Noneho kubyinjiramo biriya bintu byose muvuga, umuntu udafite mu mutwe hafata ari bigucaho. Mbona ntabwo mbyumvishe neza, mbona telefone ntirimo kubimbwira neza, n'utumega tunjiriraho. Ndavuga mpfa kuba mbonye nimero nzamushaka. Ndifuza yuko umfasha ikintu kijyanye no kuba nayibonera ibiryo igihe ntabonye umwanya wo kwirukanka mu bihuru, ko naho umuntu ajya afite ubwoba. Umbwira uturyo twibanze tudahenze, nk'uko natwe twebwe abantu iyo ubona umuceri wahenze ujya kugura ibijumba bya make. Ese habaho ibiryo by'ingurube bya make? Nakubwiye ko ari 2. Urambwira kantite wenda naheraho, ku buryo nyine igihe nabonye amafaranga make najya ninyabya ahantu, sinirwe niruka mu mirima ya rubanda. Wenda mperaho nawe. Urakoze cyane, ndagushimiye mbere na mbere, kandi turakwakiriye hano iwacu kwa Cyomoro Vet TV. Amahoro y'Imana nabane namwe, turagukunda cyane. Twishimiye ko twungutse inshuti nziza nkawe. Nibutsa na babandi hari benshi banyandikira bambwira ko bankunda, bifuza ko njye nabo tuba inshuti, bifuza ko twahorana hafi. Murabibona ko bishoboka cyane. Hari abantu bari bazi ko kwa Cyomoro Vet TV bidashoboka ko nazajyana nabonana nabo mu buzima busanzwe. Aba bantu bakora ku mbuga nkoranyambaga habaho n'abirasi. Ibi byo ntitwirirwe tubitindaho. Hari umuntu uhamagara ukavuga uti nkeneye ko tubonana, ukangira inama,
ukumva atangiye no kuguca amafaranga cyane ukumva yigize igitangaza cyane. Mbese Imana niba yaramuhaye ubwenge akaba yabasha kwigisha imbaga y'abantu, ni umugisha Imana yamuhaye. Rero aho ngaho ukiri aho ngaho abenshi turabitinya, kuko hari umuntu ukwiyemera ukabona yigize igitangaza, yigize umuntu wo hejuru cyane, uramubwira uti nkukeneye ubufasha ubu n'ubu, ati banza ushyire amafaranga ya n'aya kuri telefone. Mu by'ukuri uca umuntu amafaranga n'icyo agusaba kumufashamo utari waganira nawe ngo wumve ko uzashobora kukimufasha. Aha niba nje kukugisha inama, birashoboka yuko ibyo biryo by'amatungo ndimo nkugishaho inama njye ntazi, ushobora kumbwira uti rero hano hafi ntaho twabibona, wenda nkubwiye aho n'uyu ukumva bitaboneka, ukambwira uti ariko hari ahandi nabikubonera, gusa birasaba amafaranga ya nayo. Ibyo birumvikana. Iyo wabonanye n'umuntu mubasha kuganira, mugana n'ibitekerezo, ikibazo yakugejejeho ukabona n'uko ugikemura. Ariko se umuntu araguhamagaye uramwitabye, kugira ngo tubonane shyira amafaranga 5,000 kuri telefone. Ubwo ni ubufasha, ni ubucuruzi. Rero wakoze kunyakira, we ntunce ayo mafaranga, urabona ko naguhamagaye urambwira uti ni karibu rwose undangira aho tuzahurira, ibyo byose ndabigushimiye. Ubwo rero ukomereza aho ngaho, kandi wa mugani n'abadukurikiye bisanzure bumve yuko iyi cano ari iy'amahoro. Iyi cano ntabwo ari iyo guca abantu amafaranga ngo ibatere ubwoba. Nibaze bakwegere ubagire inama, aho bisaba ibishoro nabyo bijyemo, ariko nibura umuntu mwaganiriye. Ndabigushimiye, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Mbere na mbere nagombaga kugutega amatwi, kandi mbere y'uko mutegera amatwi hano nabanje no kumutega amatwi nyuma, ambwira uburyo agerageje kujya asaba hirya no hino ngo ahakoreye visite cyangwa se ajye gukora cyangwa kwiyungura ubumenyi ku bamutanze mu bworozi, akambwira ukuntu bagiye bamugora. So tubibutsa hano ko kwa Cyomoro Vet turi abakristu, twakira abantu. Mujye mwibuka ka kantu njya mbabwira ngo ibintu si abantu, ahubwo abantu nibo bintu. Ni ukuvuga ngo hari abantu n'ibintu biba bihari. Niyo mpamvu uyu mworozi wafashe intambwe akadusanga, akaza kudusura, akaza kutuganiriza cyangwa se kutubwira ikibazo afite, natwe tugiye kumufasha. Ariko se harya si wambwiye ngo umaze nk'iminsi 3 ukurikiye Cyomoro Vet TV? Ni iminsi 3. Buriya iyo ubimenya rero ukabanza ukareba videwo zabanje, ubu nta kibazo ari kuba ufite, ahubwo ari kuza uvuga ati ko nashyize ibi bintu mu bikorwa bikaba byaranga. Ikibazo ntitwatumenganye rwose, nabikubwiye nanjye ibyo narabitekereje. So rero twagiye, reka dutangire kugira ngo abakunzi bacu nabo babyungukiremo. Hari benshi badafite ubushobozi bwo kuba bagera aho ndi ngo tubonane, ariko wowe wabashije kubugira. Nkushimiye ko wanemeye kuza kuri kamera. So rero mbere na mbere ngiye kubanza kuguhera, watangiye n'ibyo ku ngurube 2, ariko ngiye kuguherera ku kiraro, cyane ko wa mugani wawe nkurikije ukuntu wanyeretse ku mafoto ikiraro cy'ingurube zawe ntabwo ari kuriya cyubakwa. Ntabwo ari ko cyubakwa, kuriya nakibonye njyewe niko naragikopeye ntawakinyigishije, naragikopeye. So bivuze rero ngo mbere na mbere ikiraro cy'ingurube kigomba kuba cyubatse neza, kigomba kuba cyubakishije imbaho, sibyo? Utazibonye ukaba ufite amatafari ahiye, utabibonye ukaba ufite bloke sima, ukacyubaka. Noneho ikindi kikaba ari ikiraro cyiza gisakaye, kandi pavoma yacyo ikaba ari igiheri. Naje ngo dukore ikiganiro hano kuko hano hari igiheri kimeze nk'icyo bashyira muri pavoma yo mu ngurube, sibyo? Yego. Nk'urugero nk'iki ngiki, so ni nk'iki ngiki rero kigomba kujya mu biraro by'ingurube. Ikindi kandi hakaba hacuramye ku buryo hasa nk'ahacuramye ku buryo amaganga atireka mu kiraro, ariko we nabonye amaganga yirekamo. Nyine ni cya kibazo. So ibyo bintu rero mugomba kuzabikosora. Tuvuye ku kiraro rero tugeze mu kuzana ingurube. Ese nkubaza akabazo k'amatsiko, wambwiye ko ngo wagiye ubona abandi borora ukabona babyaza ingurube nyinshi, ukabona bakira vuba bikagutungura, sibyo?
ariko hari ibyo baba bagendeyeho. Ujya guhitamo ingurube hari ibyo ugenderaho. Nabanza nkakubaza ikibazo, kimbaze nta ujya guhitamo izo ngurube wari ugiye kugura wagendeye ku ki? reka rero nkubwire. Nyine urumva njyewe nari nturanye n'umuntu uzifite, noneho ndangije ndamuganirira mubwira ko nanjye nshaka korora ingurube, anyemerera yuko yanazingurisha. Bivuga ngo nta kindi kintu nashingiyeho, we yanyeretse ingurube ashaka kugurisha, gusa njyewe mpitamo ikigore n'ikigabo. Niyumvisha yuko niza n'ikigore n'ikigabo, ubwo ni ukuvuga ngo nzazishyira mu kiraro, zizagera igihe nyine zibyarane zimpereze izindi. njye nafashe ikigore n'ikigabo, nta kindi kintu nashingiyeho. kanawe nizo yangurishije ko yambwiraga ko arizo ashaka kugurisha. Dore rero iyo ujya guhitamo ubworozi, byose nagiye mbicamo mu mavideo, kuko twegeranye ndaguha ubusobanuro burambuye, ariko ujye unibuka kenshi uhore wiyibutsa ukanda kuri TV yitwa Cyomoro Vet TV. Buri kantu ukeneye ukandikemo, uzaza uhita ubona video, kuko ku bijyanye n'ingurube ndatekereza amasomo ay'ingenzi niyo nahereyeho. Ubu ngubu benshi baratangiye bageze na kure, ubwo nawe ndizera yuko ukiva birakugira umumaro. So iyo ugiye guhitamo icyororo rero cyiza cy'ingurube, ukeneye ko nazikubyarira abana benshi nk'uko yabishakaga, cyangwa utwana twinshi tw'ingurube, mbere na mbere ikintu ugomba kwitaho ni ubwoko. Yes, hari video nasohoye ngaragaza amoko y'ingurube uko agiye atandukanye, sibyo? Ugomba guheraho worora agomba kuguha abana benshi kandi banabyibushye. Ibyo narabisohoye, ariko reka mbivugemo mu ncamake. Nkamwe mutuye aho hirya mu byaro, icyo ugomba kumenya byibuze, hari izikunze kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda n'abantu benshi baziho, yitwa Pietra. Ni ingurube iba ari nini, ndende kandi ibyibushye. Se ubwo kiba gifite izo karacteristique, birigaragaza. Noneho ikindi, Landrasiyo ikaba ari ya ngurube birebire binini, biba bifite ibara ry'umweru n'umukara, ujya uzibona, sibyo? Ikindi kuri icyo bita Landrasi, ni zino ndende zibyibushye z'imyeru. Muri izo ngizo mu mafoto wanyeretse nabonye nta n'imwe irimo. Bakunzi banjye, ingurube yanyeretse yatangiriyeho ebyiri, ni ingurube z'inyarwanda, ni ingurube y'inyarwanda, yego ishashi ni inyarwanda, ndetse n'igisekurume ni ikinyarwanda. Mbese ntabwo zizabyara? Zizabyara. Zizororoka se? Nibyo ngiye kugeraho. Kandega amatwi. So rero icyo nakubwira ni uko, cyangwa inama nakugira, mbere na mbere ziriya ngurube ukiva hano utangire uzishyire ku isoko, uzigurishe. Wambwiye yuko mu ntego ufite zo korora ukeneye abana benshi kandi biguha n'amafaranga. Ziriya ngurube ntabwo zibyibuha ngo zigire inyama nyinshi, ntabwo zigira ibiro ngo zigire ibiro byinshi. None se niba worora utagamije inyama, ukabwamije utwana gusa, ko natwe utazatubona. None tukiri aho ngaho, ndabyemera. Ese nzigurishije uranyemerera nk'umuntu ubibamo ungurisha izo kuzisimbura? Njyewe ninjiye mu kazi nkinjiyemo, ntabwo nsubira inyuma. Nicyo cyanzinduye, nicyo kinzanye. Nta kibazo nagufasha. Murakoze cyane. So ni ukuvuga ngo rero muri izo ngurube nizo ugomba kwibandaho, byibuze niyo uzifata neza zikiri utwana, zo zishobora kukubyarira hagati y'abana 6 na 7 mu gihe kingana iki? Mu mezi 3 n'ibyumweru 3 n'iminsi 3. Nyine ingurube igeze igihe cyo kubyara iba ingana iki? Ingurube yabaye neza icyuzuza amezi 7, irarinda. Yarinda ukayishakira isekurume, cyangwa se ukampamagara, kwanza uzampamagaye ngo uterere inanga. Kandi ngewe nkubwira ko nshaka ikigabo n'ikigore, ikinanga ntubinzanemo. Ngewe ndashaka ikigabo n'ikigore, ibyo ni ibinyongerera akazi. None se mutumirwa wacu, wanyemereye ukumva inama za veterineri? Nta kibazo. Ayo mafaranga uguze igisekurume ntabwo wayaguramo indi shashi iri hafi kugeza igihe cyo kwima? Nta kibazo, ndabyemeye. Noneho njye niza kuguterera inanga, nzaguca amafaranga make cyane, kuko waje unsanga hari ayo nzakaturaho. Murakoze.
Umva ko kugenda bingiriye umumaro. bikugira umumaro mwinshi cyane. So ni ukuvuga rero wowe uhita ugenda ubanza uzishyire ku isoko. Nta byo kuzishyira ku isoko, nshobora no kugura izindi za zindi nkazigurisha nitonze. Witonze ahubwo nunkundira tuva aha ngaha unyeretse ikiraro cyawe mfatemo izo numva nkeneye. nta kibazo, ibyo byose ndagufasha, ariko icyo ugomba kumenya ni iki ngiki, ni uko njyewe ngiye kuguha amashashi abiri. Okay? Ndaguha amashashi abiri afite amezi 6 n'igice. Genda gushyikira 7 ngarinde. Noneho wamaye si zisanzwe zibyara, ukareka kumizinzana ukamiza isanzwe zibyara. Twatangiye umbwira yuko watangiriye ku ngurube ebyiri kubera ubushobozi bukeya. Nta 11 ubwo uhise ureba mu mufuka wanjye. Ubwo iwe n'icyayo mfite. Ntabwo ndebye mu mufuka wawe. Ahubwo njye natangiye nkutega amatwi, numva ko impamvu woroye izo ngurube ebyiri ndetse n'ubwo bwoko ari ikibazo cy'ubushobozi wari ufite, ugahera rero kuri bikeya kugira ngo uzaguhe. Ariko nkimara kumva ko izo mfite ntacyo zimaze, ndemerana niguze nza n'izifite icyo zimaze, kuko nkeneye izimbyarira umusaruro. Reka rero icyiza ngiye nguhereze ingurube nziza z'icyororo, nzi neza yuko zitari ingumba. Okay? Zifite amezi 6 n'igice. Wihangana uzazirera iminsi 15 yonyine, uziteho ku mezi 7 zizarinda ziguha umusaruro. Urakoze cyane. Icyo sinyikwemereye cyuko ngufasha kubona icyorero. Yego. So ikindi cya kabiri ugomba kumenya nuko za ngurube zawuzanye kugira ngo zizaguhe icyororo cyiza no kuzazigaburira neza. Wakomeje hari aho twabanjije urambwira ngo nkubwire ibintu ngo bidahenze, ngo biboneka rwose, ngo ko wari usanzwe uziha ubwatsi, sibyo? Ubwatsi ni byiza kubuha ingurube, kuko ingurube yariye n'ubwatsi ntirwaragurika, ni byiza. Ariko nanone wibuke ntabwo ari bwo bwonyine zikeneye, sibyo? Ntabwo ari bwo bwonyine zikeneye n'izindi ntungamubiri zitandukanye. Zikeneye ibirinda indwara, ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga cyane rwose. Za ntungamubiri zose abantu bakenera nizo n'ingurube zikenera, sibyo? Ubwo rero icyo ngiye kukubwira, hari video nasohoye nsobanurira abantu iby'ingurube zizarya, sibyo? By'ibifu. Hari izo nasohoye bwa mbere zibiboneka hano hanze, ibyo by'ibyatsi watangiye n'ibiki, ariko wowe ugiye kubikora kinyamwuga, sibyo? Umuntu waje ansanga ngewe mutoza ko agiye kubikora iki kinyamwuga. Kinyamwuga nshaka ni iki ngiki: mu mafaranga yo kugira ngo ugure ingurube nyinshi ariko utazabona ibyo kuzigaburira kugira ngo ziguhe umusaruro mu gihe gitoya, afazari wagura ingurube nkeya, ayo wari kugura iyindi ngurube ukayazigama akaba ibiryo by'iyo ngurube uzanye. Urakoze cyane. Aho ndakumva pe. So rero ikintu ugiye gukora ni iki ngiki: hari ubwatsi ni bwiza kubugabura, ariko ukeneye inyama. Nabikubwiye ko ukeneye kujya uzibyibushye zishyira ku isoko. Mbega ukeneye ifaranga nawe ukajya mu ndege nk'abandi. Ukeneye njya mbabwira ngo ni ukorora ingurube uba urimo gusatira gufata zahabu. Ukeneye gufata zahabu. So izo ngurube rero ngiye kuguhereza ingurube ebyiri nziza z'icyororo, sibyo? Noneho ibyo uzazigabira ni ibingibi: hari amafu agiye atandukanye twifashisha dukora ibiryo by'amatungo. Ujye umpamagara nkutoze, nzagutoza kwikorera ibiryo, urumva? Nzagutoza kwikorera ibiryo. Noneho ikindi kandi nkutoze n'uburyo uzaza ubigaburamo n'ingano uzaza ugabura. Rero mutumirwa wanjye, uteze amatwi, icyo ugomba kumenya ni iki ngiki: sinakwemereye ko nzakwigisha uko bategura ibiryo. Mu bintu rero bikenerwa by'ibiryo biboneka n'aha hanze ku masoko, hari icyo bita buranda, ujya uzumva? Cyangwa soya, cyangwa ibiheri by'ibigori. Hakaza soya,
hakaza ifu y'amagufwa, hakaza indagara, ubwo ni ifu y'indagara, hakaza ibihwagari, hakaza ishwagara. ko ari byinshi. Ni byinshi, ni urutonde ariko ntago bisaba kantiti cyangwa ntabwo bisaba ingano nyinshi. Ibyo byose ugomba, hari ingano ugenda ukuraho bitewe n'ukuntu uri bugende ubibona muri video yabanje, ubundi bikwereke cyane n'ubu uragenda mbikwandika ku gapapuro. Noneho wige no kuzigaburira kinyamwuga, nuko kuzishakira amafu, zaba zariye amafu wenda muri mu gitondo wazihaye ingano nakweretse cyangwa neretse n'abakunzi banjye nabo barabirebye hasi. Nurangiza byibuze nko mu saa sita iyo zimaze kunywa ibifu, kuko baziha n'amazi. Tukiri aho ngaho utaraharenga, ubundi zigaburirwa kangahe ku munsi? Ingurube zigaburirwa 2 ku munsi, mu gitondo saa 3 ndetse na sangahe na saa 10 za nimugoroba. Mu gitondo izo saha rero ugomba kwirinda ko saa 3 zirenga utaragabura. Byibuze saa 3 zigera ingurube zawe zatangiye kurya, saa 3 ivemo zirangije kurya, uhita ushyiramo amazi yo kunywa ahagije. Nurangiza gushyira amazi ahagije, saa 6 abashumba bazishinzwe bajye gushaka utwatsi dukeya. Ibyatsi n'undi ntabwo bifata mu gifu, bashaka ubwatsi bukeya. Noneho nibarangiza ubwo bwatsi bugira bute, ziburye, bizazifasha kutarwaragurika mu kubyara. Nta bwatsi harimo umuti, uri kumva? Noneho ubonye ko n'undi mukunzi wanjye wari utambutse ari kunsohoza, ariko ntabwo nagenda kumwitaba kandi nawe tutaratandukana. So nurangiza saa 6 bazihereza ubwatsi, nushaka ubikore 2 mu cyumweru cyangwa 3 mu cyumweru, nta kibazo. Ubundi zikomeza zinywa amazi, mwongeye mugabure nimugoroba. Wanyumvishe? Nabyumvise. Saa 3, saa 6 ibyatsi, saa 3 ibiryo by'amafu, ugahita urenzaho amazi ahagije zigahaga. Saa 6 kuzihereza ibyatsi, saa 10 kongera kuzihereza ya mafu. Nuko nguko. Yego, hari uburyo rero nitujya ku kiraro iwawe, hari uburyo nzakwereka uzatangira uzigaburiramo, kuko uzatangira kugabura ibyo kubyibushya mu gihe watangiye kubyaza. Mu gihe watangiye kubyaza nibwo nzaza nkagusura, nkagukorera, nkakwigisha uko ugomba kwikorera ibyo, kuko ntabwo buri gihe ariko uzaza umbona ukumpamagaye. So nzakomeza nkukurikirane, ntugire ikibazo. Wowe bwo nta ribi, tugiye kugenda nkwereke ingurube ngo ugomba gutangirana nazo. Ikindi nibirangira nkwereke ibyo ugomba kuzigaburira, tuba tubifite, urebe ukuntu biba bisa. Nujya no kubigura wabigejeje ku kiraro uzampamagare. Urakoze cyane, hari ikindi kibazo usigaranye? Ni ukuri ndumva ntacyo. Niba ingurube unyeretse uburyo ikiraro tugiye kugikosora, ukaba unyeretse ingurube uburyo tugiye kuzisimbuza, ukaba unyeretse ibiryo tugomba kuzigaburira, ubwo ibindi ningira ibindi nkenera nzongera ngushake. Ni ukuri ndagushimye, uri umwigisha mwiza. Ibintu byose unyigishije byose byagiyemo aha ngaha. Bakunzi ba Cyomoro Vet TV, mufite umuntu mumukomereho, azatugeza kure cyane hashoboka. Dusezeraneho, ariko turaza tunyure no kuri cya kiraro tuzane za ngurube. Ubwo twavuga ngo dusezere abakunzi, dukomeze tujye kuzana za ngurube. Twikomereze. Ego, tuzongera kubakora video ingurube zarageze mu kiraro iwawe, babone aho bigeze. Nzagusura noneho zirimo kubyara, umbamagara ngo zigereje igihe cyo kubyara, ngenje kugufasha. So bakunzi banjye rero, namwe mukeneye gukomeza kutugana, ni karibu. Amahoro y'Imana bane namwe, turabishimira cyane. Murakoze.